hari umuntu twaganiriye akajya ambwira ngo ngiye nasabye Imana ipantaro ngo numva uko kumesera umugabo ipantaro bimera urumva niba usabye umugabo ntago ari gusaba umugabo gusa kuko n'umusazi nako hajya n'abafite ubumuga bwo mu mutwe niko babivuga abafite ubumuga ndumva ari aho ngaho abanyumva banyumve neza niba ntabivuze neza ariko ni nk'ibyo nuriya buriya ni umugabo Imana yamutse gukubise nk'uwo ngo washima Imana ubu nawe ni umurimo w'Imana ariko wenda mu bijyanye no mu rusengero ubundi mu buzima busanzwe nkunda gukora protocol mu rusengero ariko kubera ibintu by'Ikigali umuntu agenda yimuka agasengera aha ejo bikabaye ngombwa ko yimuka nanone agasengera ahandi ntago nyimbikora neza nk'uko mbyifuza ariko ndiyo ndategura neza uyu mwaka mukomeze mugubwe neza rero abakurikiye Mugunga TV amoro Imana nakomeze abane namwe aho muri hose ngewe muri kumwe ni Gatama David ndabizi mugize amatsiko menshi arije mwamuzi ko ari ubicaye imbere hano dufite umushyitsi yatangira abibwira akababwira amazina ye ni karibu Murakoze cyane amazina ni Kansime Winnie Frida Kansime Winnie Frida Kansime Winnie Frida abahanga bo kubyumva babyumvishe ndabizi bahise bakeka ndabizi bahise bakeka ibintu byinshi cyane ariko ni muhumure turabamara amatsiko dusuje rero abari mu Rwanda bari Uganda abari mu ntara zitandukanye zose ababasha kumva Mugunga TV turabasuhuje rero uyu ni umumama cyangwa uri umukandida umukandida arabyivuye rero ko ari umukandida ndabizi buriya mutangiye kwandika muri comment uko bigomba kugenda uraza kutwemera uze kuduha nimero zawe kuri telefone hano kuri kamera nta kibazo bahamagaye bose ntacyo ufite gahunda ubwo ntabwo ndi buze kuvuga ngo tanga nimero wakintuwe nka wa mumama uramuzi ntago rero yavugaga ari wowe urazitanga ku bushake si ngombwa ngo baze kubigutsindagiramo ni karibu rero uyu ni umukozi w'Imana kandi nanjye ndi umukozi w'Imana kandi turi n'abana b'Imana namaze kumenya ko hari umuntu buri umukozi w'Imana ariko atari umwana w'Imana tangira rero nk'umukozi w'Imana usenga kugira ngo ikiganiro tuza kugira Imana igihe umugisha amen kadusenga witeka mwami Imana yacu witeka Imana ikomeye data turagushimiye tuguhaye icyubahiro ko twongeye iminsi yo kubaho tuguhaye icyubahiro mwami kuduhuje turi bazima Mana ntacyo twatanze hari benshi batakiri mu mubiri hari benshi batakiri mu mwuka ariko turagushimiye ku bwa byose ko turiho kandi turi bazima tuguhaye icyubahiro rero turagushimiye ku bw'iki kiganiro Mana utangirane natwe ndetse uze gusozanya natwe tuguhaye icyubahiro turaguhamagaye ngo ubane natwe turagushimiye ku buzima bwacu turagushimiye ku bwa bene data bari hirya no hino Mana abari mu gihugu n'abari hanze data ukomeze kubarinda kandi ubagirire neza ishimwe ni ryawe none n'iteka ryose amen Imana ishimwe rero tuguhaye ikaze kuri Mugunga TV Murakoze cyane ni ubwa mbere wari uhageze yego urumva umeze ute rero ndumva nishimye Imana ikomeze kuguha umugisha Murakoze cyane ubundi wamaze kubabwira ko ari umukandida wumva atari kubisobanukirwa azasobanuza yego ariko nabo baba babimenye ni bakuru cyane kandi uri umukozi w'Imana yego mu by'ukuri nko kubona nk'umukobwa nkawe bise mbivuga umukandida nkanjye umukandida nkawe nyine umuntu abivuze neza ku buryo navuga wenda abivuze neza ku buryo bwakumvikana neza wiyumva ute kuba warahisemo gukorera Imana ko ungana nk'uku nguku mbese ubifata utubyumva ute
urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni ikibazo cyiza cyane. Gukorera Imana ni ibintu byihariye kandi ni ibintu byiza cyane kuko muri ubu buzima udafite Imana nta kintu wageraho. Komeza nta kibazo. Muri ubu buzima duhura na byinshi kandi bitandukanye kandi bitari na byiza, ariko cyambere ni uko ufite Imana. Abenshi bazi ko gukorera Imana ari uko hari ikintu uba ubona wakubiswe, sibyo? Wabuze umuntu kwitaho, wabuze amafaranga, wabuze abasore bayaguha, noneho ugasanga abantu bazi ko abakobwa cyangwa se reka tuvuge ku cyiciro cy'abakobwa, wenda tuzashaka n'umusore nawe aza tubwire. Abenshi bazi ko abantu bajya ku Mana ari indushyi gusa, ari wa muntu uba udafite icyo gukora, uba ufite umwanya mbese wo gupfa ubusa akavuga reka ngende niyegurira Imana. Wowe ubyumva gute muri urwo rugero? Oya, babyumva nabi, nta nubwo ari byiza. Uko waba uri kose wakorera Imana, waba ukize waba ukennye, Imana irakumva. Iyo ukennye ukayikorera, iyo nta kintu ufite mu buzima ugakorera Imana, uba usa nk'umuntu ufite ibintu byose. Iyo ukize ugakorera Imana biba byiza kurushaho. Ibyo nayo mbivugiye ku ruhande rw'abakobwa, rw'abakandida. Ibyo nayo mbivugiye ku ruhande rw'abakandida. Hari abakobwa benshi, akenshi hari abo nzi, ntabwo ari bose, we yumva ko ubwiza bwe bushobora kumuhesha icyo ashaka bitagombye ko ajya kukaragura hazi. Atari ngombwa ko ajya kukaragu nkawe. Harimo inama, sibyo? Hashobora kubamo inama cyangwa se hakabamo no guhugura, kuko uri umukobwa mwiza ukiri mutoya ufite viziyo. Wagira icyo ubwira nk'umuntu utekereza gutyo, niba afite umusore ushobora kumuha icyo yifuza, ayo mavuta iki, wagira icyo umubwira? Murakoze. Ntabwo nibaza ko umusore yaguha byose. Yego pe, uyu munsi ushobora gukenera amafaranga runaka akayagukubita rwose, ugakenera ikintu runaka akakiguha, ni byiza, ariko nta mumaro wabyo. Uyu munsi yego, reka tuvuge ngo ndagufite n'urugero, ndahari rwose. Yego, nkeneye amafaranga ndabikubwiye, ariko nawe nzi neza kutayamera ubuntu, ntabwo wapfa kuyama gusa. Ni kuripa. Rero icyo nabwira wenda bagenzi banjye turi mu rugero rumwe, abanduta n'abo nduta, cyambere no gukorera Imana. Iyo ufite Imana, waba udafite amafaranga uba wumva utuje. Iyo udafite bya bindi byose wumva utegereje ku muntu, iyo ufite Imana iguha byose, kandi iguha no kuba wakihangana. Icyo nababwira, icyambere no gukurikira Imana, ifite byose wakenera, irabifite muri yo. Aho ngaho urimo neza. Nshaka ubwire abo abakobwa bumva ko ashobora nko kugenda wenda agakura ikigabo runaka, akankita ikigabo kuko ntabwo aba akiri umugabo. Ntabwo abakobwa basanga Imana ari abakobwa bakubiswe gusa. Ushobora no kuyisanga hari uburyo nawe ufite uburyo wiyubatse ukayisanga. Aho niho nshaka ko ubabwira. Kuvuga ngo ibintu ufite uyu munsi birashira. Ntabwo wavuga ngo kuko ndi mwiza reka ndeke gusenga, reka ngire gute, ukuntu ndi mwiza bima wenda ibyo nshaka. Nabwira ko atari byiza. Ubwiza burashira, ibintu birashira, nta kintu kuri iyi si kidashira, usibye kuba ufite Imana gusa. None se reka nkubaza akabazo, ntabwo gakomeye. Ubundi uza kureba Imana uvuga uti reka nyisunge, ikintu cya mbere wayisabye ni iki? Nayisabye ubwenge. Yarabuguhaye? Yarabumpaye. Ubu ufite ubwenge? Nyine ntabwo bure, ariko ngereranyije n'iby'isi, ngereranyije n'ubuzima mbayemo, ndabufite pe. Buriya reka nkubwire ngo kubaha Uwiteka ni bwo bwenge, kandi kuva mu byaha. Amina. Ubwenge rero urabufite. Nta mpamvu umuntu akwaje ngo ufite ubwenge. Ushobora guhita umuga uti ndabufite cyane. Nese ko nubaha Imana
kandi ku mutima wanjye ubimpamiriza cyane. aha icya kabiri wasabye Imana ukiyibona ni iki? Nasabye kuzana iherezo ryiza warasabye ibintu bikaze birakomeye pe ariko biradufasha muri ubu buzima kubera ko ari n'uburyo umuntu asaba Imana hari igihe uyisaba ibishira cyane kandi ibyo bintu umaze kuvuga uko ari bibiri rwose ntabwo bishira cyane. ndagukunze cyane Murakoze cyane kandi abandi bose bagukunde ibintu byo gukunda inkundo z'inyatsi byo oya zikigezweho. icya gatatu ni umugabo ahubwo ndakuvugiye sorry icya gatatu ntabwo ndi burenzaho ngira ikindi kintu gikomeye icya gatatu. Kuri ibintu nasabye Imana ni ibyo bibiri yego n'ibindi muri iyi si ni byiza biradufasha nyine ni ibintu bigirirana ariko iyo ufite Imana iguha umugabo, iyo ufite Imana iguha amafaranga, iyo ufite Imana ikintu cyose ushobora kuvuga ngo ngejeje imyaka runaka nkavuga Mana narakubashye mu buryo bwose bushoboka ushaka umugabo ikamuguhereza kuko ibona ko ari ngombwa igihe ugezemo igomba kuguha umugabo. ibyo bigaherekezwa no kuvuga ngo urugo rwiza kuko ishobora kuguha umugabo. hari umuntu twaganiriye akajya ambwira ngo ngewe nasabye Imana ipantaro ngo numve uko kumesera umugabo ipantaro bimera. urumva niba usabye umugabo ntabwo ari ugusaba umugabo gusa kuko n'umusazi nako hajyana abafite ubumuga bwo mu mutwe niko babivuga abafite ubumuga ndumva ari aho ngaho abanyumva banyumve neza niba ntabivuze neza ariko ni nk'ibyo nuriya buriya ni umugabo Imana yamutse igukubise nk'uwo nguwo washima Imana byavuye ku Mana nabishimira Imana yaguha umugabo muzima tereka ngukubite ikigeragezo sibyo ariko nkwifurije urugo rwiza mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. abantu ntibaze kunyumva neza ngo bumve ko ngewe ndimo kureba uyu Kansime wicaye aha ngo murebe ko ari umuntu washatse umugabo ntawe utamushaka kubera ko burya n'indobo ikenera umufuniko cyane kugira ngo ibike ibirimo imbere. hari abantu icyo mbivugiye hari abantu bazi ko nk'umukobwa ugeze nko muri iki kigero uracyari muto ntabwo uragera aho ushaje bakumva ko agiye kwaka Imana umugabo. abantu benshi niko bivuga nicyo nabivugiye murabyumva ko yatse Imana ubwenge kandi umuntu ufite ubwenge aba afite ibintu byinshi cyane uba ufite kubana n'abantu uba ufite kuba bwaguhesha amafaranga uba ufite kuba bwaguhesha ubugingo rubyiruko mubonereho cyangwa se abafiyemeri n'abapapagariso hajya n'abapapagariso ngaho ngaho Kansime amakuru ni meza turacyari kumwe cyane urumva umeze gute mu mutima? meze neza pe Imana iguhe umugisha. Murakoze. hanyuma se Kansime twaganiriye ariko nakubaza mu buzima busanzwe ubundi Kansime ni muntu ki? ni umuntu muri make ndi umuntu utagira ibintu by'amastress. Yes. Ndi umuntu nyine ibintu byose mba numva ari amahoro. Ari amahoro. Yes. Hanyuma mu buryo bwo kwiteza imbere se bataza no kuguca amazi batagira ngo uje gushaka umuntu. Mu buryo bwo kwiteza imbere ndacuruza. Yes. Curuza imyenda. Nkorera sale matora. Ahubwo uraje twishyure na publicity. Ndacuruza. Sale matora. Mbonera no kubabwira ngo karibu. Mukaribu. Ukorera hagana hehe? Sale matora. Ibari Remera. Ku Kivumu. Harya igisimenti ni Remera. Yego. Ntabwo ari hafi no ku gisimenti mutaza kugira ngo akora ku gisimenti. Haruguru ya Ferujire y'Iremera ku Giporoso. Yego. Ubwo ni hafi n'ijya kwinjira muri gare. Yes.
inkweto z'abana cyangwa iz'abantu. uko ucuruza imyenda n'iki? haba hari inkweto, imyenda y'abana, iy'abakuru, iy'abapapa, iy'abamama, ibintu byose. Wow, Imana isukemo umugisha ni ukuri. Amen. Ku bijyanye se n'umurimo w'Imana ukora iki? Ubu nawe ni umurimo w'Imana ariko wenda mu bijyanye no mu rusengero. Ego. Ubundi mu buzima busanzwe nkunda gukora protocole mu rusengero. Yeah. Ariko kubera ibintu by'i Kigali umuntu agenda yimuka agasengera aha, ejo bikabaye ngombwa ko yimuka nanone agasengera ahandi, ntabwo nyimbikora neza nk'uko mbyifuza, ariko ndiyo ndategura neza uyu mwaka uzajya kurangira hari ikintu nkora mu nzu y'Imana. Bamenye ko nyine uri umudiyakoni cyangwa se uri umudiyakoni. Wow. Hey. Ubuse bizakorohera kuba umudiyakoni ukiri mutoya ko njya mbona kenshi waba bakuze? Nta kintu kidakunda mu buzima. Amen. Imana igushyigikiye cyane. Imana iguha umugisha rero. Hari ubundi butumwa se ufite ushobora guhereza abantu mbere yuko dusoza? Ntaba nk'uniganye ijambo. Okay. Ntabwo bwabura. Yes. Kuko dukurikiwe n'ingero zose, dukurikiwe n'abantu bari hirya no hino. Mboneraho kubasaba kuba bakurikira Imana. Ibintu byose ni byiza, ariko biba byiza kurushaho ufite Imana. Amen. Nicyo kintu nababwira, no kwishyira mu mahoro, kandi amahoro si wayabona udafite Imana. Imana iguha byose pe. Ngo kurindira, ngo gutegereza kurindira ngo byemeze umutware cyane. Yes, amahoro y'Imana nakomeza bane namwe mwese aho muri, haba mu Rwanda nk'uko twabasuje mwese mubasha kutwumva. Icya mbere ni bakande subscribe. Bakande subscribe, ibitekerezo abazi kansime mu mwandikiraho hasi n'abazabibona. Ikindi mugende mu mugurire ni hari Remera, yahabasobanuriye mu muteze imbere cyane. Murumva ko afite gahunda rwose no mukobwa. Gahunda mfite petit frère ariko nawe niba afite ubwenge nyine namubwira iki. Ikindi yiteje imbere ni umukozi w'Imana. Nyabona bakobwa, nimumenye ko mu maboko yanyu harimo ubutunzi bwinshi cyane, kandi harimo n'impano nyinshi. Mugerageze kwegera Imana kandi mukore n'akazi k'amaboko. Uwanze gukora urumva akora ibindi nyine. Rero wadusoreza usenga Imana, usengera n'abadukurikiye, usengera n'abakobwa bagenzi bawe, ari abafite icyo gukora n'abadafite icyo gukora, n'abapapa gariso n'abafiyemeri. Ahubwo n'aba peri gariso harya nabo babaho. Ni karibu. Murakoze. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye kubw'ikiganiro utambukije mu bwoko bwawe. Mana bifashe benshi badukurikiye hirya no hino, kandi Mana ubagirire neza, abadafite icyo gukora kibaye. Mana abadafite uko babaho kubahereza, kuko utanga byose kandi ufite byose. Data nsabiye umugisha buri muntu wese ahari hose, ibyo akora byose ahari hatandukanye. Mana umugirire neza. Amen. Mweretse abarushye n'abaremerewe, abarwayi, abananiwe, abadafite epfo na ruguru. Mana ubagirire neza. Tuguhaye icyubahiro. Urakoze mwami kuko wumva gusenga kwacu. Mana ngo wumva gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Amen. Data natwe ntacyo twishingikirije usibye kuba tugufite cyonyine. Rero Mana ndasabira n'abandi bakumenye ndetse bagusobanukirwe. Mana babona amahoro yawe, kuko ari wowe utanga amahoro atajya arangira mu buzima. Akoze rero mwami kuko wumvisha gusenga kwacu. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu isi ndetse no mu ijuru. Icyubahiro kigume ku bwoko bwawe. Mana ubagirire neza. Urakoze kuko wumva gusenga kwacu.